Nongeye kugusuza aho kurikiye Bakunda TV, nizere kumeze neza, natwe tumeze neza, turashima Imana. Aho uherereye hakurya y'imbibi z'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ibwota amasimbi cyangwa se no mu gihugu hagati cy'u Rwanda, ari naho dukorera. Ariko nubundi nkuko turi ku isi twese ni byinshi. Twanagiye kuvuga kujyanye n'ururimi kuko nubundi turi mu kiganiro cy'umuco. Yego habaho indimi nyinshi hirya hino aho uherereye cyangwa se iki, ariko kuva uri kutureba nonaha igihugu isi yabaye umudugudu kubera interineti. Ubu ngubu tugiye kwicara tuganire, tera agatebe cyangwa se nawe ufata umwanya nta kibazo kuko usanzwe dukurikira tubane. Ngewe umva kuri mikoro za Bakunda TV ni Moses Fari nk'ibisanzwe, nongeye ngarukana na Bakunda Andrew kuri uyu munsi wa none. Andrew, tuguhaye ikaze no suza abadukurikiye. Murakoze cyane Moses, nkuko bisanzwe nitwa Andrew Bakunda. Rero uyu munsi twaje mu kiganiro cyo gufashanya kungurana ibitekerezo kugira ngo dusigasire umuco n'ururimi byacu kugira ngo bituranga. Umuco n'ururimi byacu bituranga. Yego, bituranga no mu ndirimbo y'igihugu cyacu bavuga ngo ururimi ruraduhuza kandi burya n'umuco uraturanga. Uraturanga. Yego, ururimi rwacu rukaduhuza cyane. Ururimi ruraduhuza, umuco ukaturanga. No kuvuga ngo rero guhera ubu ngubu nonaha twahoze tuganira mu bundi buryo butandukanye kuri social media n'abakunzi bacu, zimwe dukoresha haba WhatsApp, nimero turaza no kwibereka mujye mutanga ibitekerezo rimwe na rimwe. Hari igihe ibyuma by'amahanga by'ibinyamahanga niko nabyita, ibyuma bya tekinoloji ni ibyuma ikoranabuhanga rigiye ritenguha wenda bikaba tubura uburyo, ariko uburyo bwinshi burahari. Ubwo rero ku bantu bagiye batugana batuvugisha batanga ibitekerezo byabo ku biganiro byatambutse, ngira ngo n'ikiganiro duheruka gushyiraho twari turi kubabwira, turimo tuganira ku byifuzo ndetse n'ibitekerezo byanyu. Ubwo tuzabikoraho rwose tuze tubikemure. Yego, uyu munsi Andrew tujye kuganira kuki ko watugendereye kandi umuco n'urwego duhora tuganiraho, ariko hari byinshi byo kuganira. Umuco wo mu buzima busanzwe ntabwo wabura kuntu uganira ku muco. Ariko uyu munsi ndashaka kuvuga ku kintu cyitwa umuco n'ingeso. Umuco n'ingeso. Yego. Abantu benshi basigaye mbona bahuza umuco n'ingeso, ariko biratandukanye. Yego. Umuco uri ukwawo n'ingeso ziri ukwazo. Akenshi burya umuco ntuba mubi. Umuco w'umuntu ushobora kuba ari umunyamahanga afite umuco w'iwabo. Yego. Ni ukuvuga ko afite ukuntu batwaza iwabo, bafite ukuntu ibintu byabo byubatse. Yego. Natwe twagira ibyacu. Buri gahugu kagira umuco wako. Agahugu katagira umuco karacika. Ubura umuco rero uburyo gushigira uhawe nyine. Yego. Akabona ingeso rero. Ingeso ni mbi. Ingeso ni mbi. Uyu munsi sigaye numva abantu bavuga ngo kanaka ngo afite ingeso nziza. Ntabwo ari byo. Nta ngeso nziza zibaho. Ariko hari abantu babikoresha kuko nyine usanga ikinyarwanda kigenda gihinduka. Uyu munsi abantu basigaye bavumburanye, niko nabyita. Ariko iyo uzanyemo icyitwa ingeso, umuntu uzi ukurikirana ikinyarwanda yumva ikintu kibi. Akageso. Buriya muntu rwose ingeso ni ibintu bibi cyane. Niyo mpamvu buriya ikibazo dukunda kugira ku bantu b'abanyarwanda ni uko akenshi dufata umuco w'abazungu tugafata n'ingeso zabo, byose tukabyita ubusirimu, bikaba ubusirimu. Yego. Ubundi ubusirimu ni ijambo utabonera gito y'ikinyarwanda ridahari. No mu kizungu ntaririmbo sinzi ukuntu ryaje, yenda naryo tuzakurikirana dushaka uburyo ryaje tubisobanurira abantu, ariko rivugitse ukundi kuntu. Ni ukuvuga iki? Iyo uvuze ubusirimu umuntu yumva ibintu byiza gusa. Yego. Ariko ashaka kubamo n'ingeso mbi nazo ntizabura. Yego. Ariko se ko hari ukuntu ababyeyi cyangwa se n'undi muntu ashaka kukubwira ati ariko uriya mwana asigaye afite umuco mubi rwose. Umuco uyu n'uyu, umuco uba mubi cyangwa ntabwo umuco uba mubi, nta nubwo umuntu agira umuco we.
ngo wize imico mibi ayiga hehese uriya shuri urumva aho ni ikibazo. iriya nayo twayita ntibavuga bavuga. Ubundi reka nkwereke umuco wose uba mwiza hakabaho n'ingeso. aha nabo banavuga ngo uburere buruta ubuvuke. bivuze ko umuntu aravuka, ntabwo umuntu yivukira se kandi ibyo ushaka kuvuga. yego, umuntu arivukira akagira uburyo bwe. abana n'abantu byare bawe n'abandi bose ntabwo duhuza. umuntu arivukira ariko umuntu aravuka akanarerwa. iyo umuntu yarerewe mu maboko meza, yego, agira uburere bwiza burimo wa muco. yego, iyo umuntu akivukira ku giti cye akirwanaho akabimenya akagira umuco, ariko ubundi ntabwo byakabaye byiza ko yirwanaho. ubundi yakabaye nawe arererwa muri aya maboko meza, ariko bishobora kuba ku muntu bitewe n'impamvu zitandukanye zamubayeho. yego, ubwo rero uburere bukaruta ubuvuke. umuntu ashobora kurerwa ahantu atari aho avuka, sibyo, agahabwa, ariko ahantu yarerewe, yego, bafite umurongo muzima, bafite uburere bwuzuye, akabonera uburere buzima kuruta iwabo, kuruta hariya mu rugo. ese wari uzi ko mu Kinyarwanda bava ngo kanaka arafutamye? hari n'imiryango ibifutamye. ibintu bifutamye ni ibintu bigira amafuti menshi nyine bifutamye. birimo amafuti. yego, birimo amakosa. kubera ko bimenyereye gukoresha amakosa, ubwo nanjye ngo kari kanyisobe. biba bifutamye. niyo mpamvu bavuga ngo uburere buruta ubuvuke. umuntu ashaka kurerwa amaboko meza, akarerwa ahantu heza, yego, bigatuma agira uburere buzima, uburere bwiza, umuco mwiza. ari byo. none se nk'umuntu ushobora gusanga n'undi ntacyo yabuze mu burere, ariko akageso nk'uko wari uri kubihuza n'ingeso, wavuze ngo ingeso ihurira he n'uburere? hari ingeso n'imberega. ingeso ubwo nicyo gisobanuro cy'umuco mubi. ab'iki gihe bashaka kubihuza gutya ko si byo. iyo uvushyize mu muco rero waze icyo kintu, umuco ni mwiza. umuco ni mwiza. iyo umuntu muri make, reka nguhe urugero. iyo umuntu atangiye gukorakora, yego, si n'ingeso mbi. yego, nta muco wo gukorakora ubaho. si byo. muri make abantu benshi bakora ntibavuga, yego, mu nteruro atanabizi. kuko akenshi hano hanze nawe udukurikiye, ngira ngo nawe ubwawe ku giti cyawe si ubwa mbere wumvisha umuntu avuga ngo uriya muntu afite imico ntakunda, umuco mubi. yego, kandi nyamara ni imvugo zateye. zose mu kindi kiganiro kizaza yenda. hari imvugo sigaye zihora muri iyi minsi, harimo n'abayobozi babikoresha ngo ahangaha ngo twageze ngo twasanze harimo umurombi. impumuro. yego, abyise impumuro kandi bayembi, kandi abantu ko bihumura. yego, umuntu afite ikibazo cy'ibyo. none se ikintu kiranuka, ikintu kigahumura. iyo utangiye kucyita amazina atariyo, niba uri umuyobozi akaba ashinzwe kurwanya umwanda, akaba atangiye kuvuga ngo impumuro mbi, ngo hano hari impumuro, uwo muyobozi ntabwo azarwanya umwanda. muri we ntabwo yemera ko umwanda uhari. azavuga ati impumuro, reka duhute. batemera ko hanuka. Tari hano hari impumuro mbi, abyise izina ryiza, avuze ko hari impumuro nziza. tari hano hari impumuro mbi, reka tubashakire impumuro nziza. ubwo byabanje kwitwa iki? impumuro. ntabwo bikinutse. Ikinyarwanda rero sinyiza, ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo. ikintu kiranuka, ikintu kirahumura. muri make rero ushatse kwitwera ibindi bintu rero, yego, niho usanga nta handi abantu batangiye kuvuga ngo ingeso n'umuco bakabyita ibintu bimwe. muri make buriya ngewe uko mbyumva, nk'uko urimo usobanura umuco n'ingeso, ari nacyo turiho uyu munsi. ku bantu badukurikiye, si ubwa mbere nawe yaba yumvisha umuntu avuze ngo uriya muntu yisinge ngo ariko afite ingeso nziza, ngo uriya muntu agira ingeso nziza, wenda nibyo barabikoresha. yego, ariko ntabwo bikwiriye, ntibikwiye. yego, ubundi uvuze ingeso ni ingeso mbi, ni akantu kabi, ni ingeso mbi,
umuntu ashatse yabona asobanuye ati ufite ingeso niyo yagerezwa yavuga ingeso akarekeraho abagushyize ahantu nyine ikibazo reka iyo ngeso yego reka izo ngeso wize wazivanye urakubita ibyo ayo mafuti urimo uyakuye he urumva nyine ugushyize ahantu sibyo biraza gukwereka nk'urugero mu ndimi z'amahanga ntabwo bajya basobanura neza ibintu by'uburaya yego njye numva n'abantu bakunze kubiganiraho bakavuga ngo ariko ko abakobwa cyangwa igitsina gore bavuga ko ari indaya nta ndaya y'umugabo ibaho indaya y'umugabo sibaho kubera ko indaya si ururimi rw'ikinyarwanda yego abigurisha uburaya cyangwa indaya cyangwa amaraya ni indimi z'amahanga uretse ko ubu ngubu ari indangamirwa oya ibyo nabyo ndakora ikosa rwose yenda ngo byaje ubu hari ukuntu abantu bagenda bakazana ikintu kandi gifite n'ikitwaye ubundi mu kinyarwanda iyo uvuze indangamirwa hambere abazi indangamirwa icyo ari cyo mwabipfa indangamirwa ni uzuva hari n'amazina y'inka bita gutyo indangamirwa urumva rero ni ikintu bashatse gusigiriza muri make barimo bateza imbere uburaya ingeso mbi yego abo bantu basa ibyo bintu baneva gutyo ni uguteza imbere uburaya ariko mu kinyarwanda bisobanura neza mu kinyarwanda ntabwo ubundi nyirizina kinyarwanda ntabwo avuga uburaya rero umukobwa witwa icyomanzi buriya se umuntu wese w'icyomanzi aba ari indaya ntabwo urumva se mutwihaganira ntabwo mvuze umuntu wese ufite ingeso uburaya muri ibyo twinshi uzarebe bakora iyo haje mu buraya bakora n'utundi tuntu turaho tubi ntitwabura iyo bajya mu buraya hazamo n'ibindi ni ukuvuga ngo yenda bakora urwo buraya ariko agamije gushaka amafaranga yego ugasanga usibye uburaya ariko mu buzima busanzwe ni umuntu ushakira amafaranga akiberaho akitunga akajya no mu magoteri imbere yego ariko mu buryo bw'ikinyarwanda iyo igitsina gore cyangwa uri umukobwa ugakora ibintu nk'ibyo ngibyo cyangwa ufite isano n'ibyo ngibyo yego witwa icyomanzi ubu icyomanzi rwose ni umuntu ariko iyo nyito ngira ngo si ubwa mbere yivishije ntabwo ari ubwa mbere ifite aho iva rero si ubwa mbere rwose umuhungu nawe wagira inyito ye rero mu gihe abandi batayifite twe turayifite yitwa ikirara ikirara buriya ni umuntu wese w'indaya ntabwo witwa ikirara ubivuga batazi ibyo uvuze umuhungu yitwa ikirara umukobwa yitwa icyomanzi ariko ubwo haba harimo kunanirana ntabwo bigusha ku ntego ku ndaya yega niba bagiye mu burayi wananiranye indangagaciro zacu za kinyarwanda uburayi ntibujyamo icyomanzi ntikijyamo n'ikirara ntikijyamo yego bivuze ngo barenze undi murongo we tubita ngo irenze ihaniwe ubwo nyine aba yarengereye yego ntabwo mu kinyarwanda umuco wacu nta hantu hajyamo uburaya ndavuga uburaya ariko mubimenyereye kubyita urumva niko babyita ariko niyo uvuze uburaya ntabwo umugabo ari buzemo kandi bari abantu bita indaya baba bafite abandi bagiye kurana nabo cyane abo rero mu ndimi z'amahanga biraza kugorana babari iki mu kinyarwanda bivugitse neza niho bisobanura neza ubwo bari ikirara mu kinyarwanda bari ikirara ati umukobwa w'icyomanzi yahuye n'umuhungu w'ikirara none urabyumva neza naho ndabyumvise umukobwa w'icyomanzi aho sinzongera hari igihe tuganira ugashaka kuzimiza yitwa icyomanzi umuhungu cyangwa umugabo yitwa ikirara ubu ushaka wavuga ati muri iriya hari n'amazina bagenda bongeraho erega yandi ikirara igihararumbu ntabwo nyumva kuko naka ni igihararumbu igihararumbu ni iki ntabwo nyasobanukirwa cyane igihararumbu rero ni ba bantu usanga bagenda barwana bakora igihararumbu ubwo se si ikirara muri rusange n'ubundi ubwo hari ukuntu ikirara ubundi cyazamo no kuraraguza yego usanga cyaragiye kiraro kibonye ako kantu gasobanuye buriya mwuga w'uburaya rwose ubwo kari gusobanura umuntu uraraguza wese ubwo nyine ni ikirara yego aho dushyizeho akadomo noneho rero kera yafataga n'abakobwa ngo bagiye kubaroha
ntabwo bitari byiza kujya kuroha umuntu kubera ko yatwaye inda y'indaro ariko bava mu mukobwa bagiye kuroha umukobwa w'icyomanzi aho kubwo yabaga yitwa icyomanzi uwo muco uwo muco niwo uwo muco wawe wijyana kuki waci nyine ni uguha agaciro ubumuntu mpora bikubwira ntabwo bivuze ko umuco wacu nawo wose wari mwiza yego harimo utuntu tumwe na tumwe sibyo bashobora no gukuramo cyangwa twanyivanyemo kubivuga kubiganira hari ibyo twavanamo bizima hari ibyo tutakeneye ariko ndimo nabyifashisha kugira ngo wumve inyito z'ibintu uko zitwa yego sibyo hari ibyo dukeneye gukoresha uyu munsi wa none ugafata umukobwa kubera ko yatwaye inda y'indaro cyangwa se yasamye inda itaganijwe yego ukajya kumuroha cyangwa ukamugira nabi cyangwa ukamutoteza ntekereza ko bidakwiye umunyarwanda mwiza ntawe uhigiye ntawe akwiye kuba atoteza umuntu kubera ko yatwaye inda yego ahubwo wamufasha ukamugira inama akenshi rimwe na rimwe akenshi usanga bane twaba bakiri n'abato yego uriya muntu aba akeneye inama kumuba hafi kumusigasira kugira ngo n'uwabyaye nawe atagira guhungabana none se ubu nta muntu uzi babyaye abana badafite base bagaragara yego abo bana bakagira umumaro igihugu cyane nta bihuri none se nta muntu uzi wabyaye akabyara bamuteye inda bisanzwe ariko ejo wa mugore cyangwa wa mukobwa akakura akagira umumaro igihugu yego no kubaruha rero byahari na rimwe hari ukuntu buriya twavuga ngo buriya icyo gihe byari umuco w'icyo gihe ariko ntashyikire muri make uko mbyumva nanone mu yandi magambo umuco wa kare wadukosoye tubwira ko umuco utagira ikibi nta muco mububaho ni ingeso mva nkubwire iyo ari ingeso cyangwa ari ingeso ntabwo ari ingeso ahubwo yari imyumvire ntabwo ari ingeso muri icyo gihe yari imyumvire mibi yari umuco mwiza kuri bo bitewe n'ababishyizeho kuko byasaga nko kurwanya ikibi bwomanzi yego bigatuma hari n'abitwararika mbese cyari nk'igihano uruhande rumwe cyari igihano uruhande rumwe bakoreshaga guhana bakoresha uburyo bw'imbaraga z'umurenge yego niko nabyita ariko hariya aho byari bikabije cyane byari bikabije urumva wa mugani nuko hagenda hazaho iterambere hari byinshi bigomba gukosoka kuko buri muntu muri ubu ngubu turavuga agenda ariko umuco dushaka kuvuga cyangwa dusigasira ntabwo ari nk'ubu oya turashaka umuco wacu udafite icyo utwaye yego tukawukoresha nk'intwaro kugera ku bindi buriya mu bihugu bya Aziya cyane ku muco wabo abo muri Aziya buriya Aziya bahuye n'ibibazo nabo barakubititse kabyite gutyo ariko imibereho yabo ubuzima banyuzemo yego nk'uko n'abatwe abanyafurika rusange Rwanda twabunyuzemo bimanye ibintu bibiri bimanye umuco yego n'ururimi rwabo bamaze kwimana umuco n'ururimi bagiye kongera kwiyubaka aba ari bubakiraho niyo mpamvu iterambere rya Aziya ryoroshye ryihuta cyane kurusha twebwe Afurika y'uruhu ngo dufite ikibazo twebwe twananiye kubakira ku muco wacu sibyo tujya mu by'abandi kandi ntabwo tutujuje twibibye abandi noneho tubura hose ariko Aziya ugezemo nk'abashinwa kubabwira ko Igifaransa Icyongereza ntabwo ari bashyira imbere ngo cyangwa ngo n'umuyobozi ibintu byabo imigirire yabo iterambere n'Abahinde n'abandi bose babyubakiye ku muco wabo n'ururimi rwabo basigasiye babyubakiraho nako tubyubakiyeho n'ibyo abandi tukareba ibidukwiriye dukeneye yego ariko tugamije iterambere ariko tukubakira intangiriro ikaba kuri twebwe kuri rurimi rwacu umuco wacu nkeka ko ariko twagera kure kurushaho kubisigasira nicyo cy'ingenzi cya mbere kandi kubisigasira kubyubakiraho erega n'ubundi utazi yava urumva ariko twica ibintu uyu munsi ibintu byaracitse sigaye n'uva abantu basigaye bakoresha ijambo ngo gusoza umuntu amaze kurya ndashoje mvuye mu nama dushoje inama nshoje kugenda yego nshoje umurimo runaka ntabwo ari byo abantu bararangiza ariko uyu munsi iyo uvuze kurangiza uretse gatoya ngewe ndabyumva uko iyo uvuze wowe byumva gute
ngo mbwira ukuntu ubyumva kubera icyo ubyumva gutyo ati ndarangije kuki ubyumva gutyo nuko numva ko kurangiza nawe urabyumva ndumva iki njye nabyo numva urabyumva ndasoje reka nkubwire yego ikintu cyose ubu nidusoza ikiganiro ndaba ndangije ikiganiro kiraba kirangiye ntabwo ikiganiro gisozwa tuba tukirangije yego ndaba nkoze iki ikiganiro kirarangira sibyo ikiganiro kirasubikwa yego sibyo hari ibisubikwa birahari sibyo ariko ntabwo ikiganiro bagisoza ntabwo gisoza reka nkubwire biba bikwereka ko abantu bamaze kubindaya mu mutwe yabo ubusambanyi bwinshi abantu mu mutwe bamwe babaye ibyo kandi bamwe babiseka bose babigira gutyo bamwe bigoza Bibiliya na za Korowani n'ibindi ngo kuki uvuga ijambo risa nk'ikinyarwanda umuntu agatakurura mu busambanyi urumva niho tugana tugana mu busambanyi oya nuko twemere abantu bamaze kugira kuba ubusambanyi umutwe bwazonze batuganze batuvane ku muco n'imivugire yacu kugira ngo abo bantu batatwumva ukuri kuntu oya nanone reka nkubwire habaho intango umva ikintu basoza ikintu basoza kigira intango kikabohwa kikagira umusozo kigasaza gisozoreka icyo cyo kintu basoza urugero rw'icyo kintu reka ngo urugero agaseke ikibo umutiba byose baboha ibintu byose babohesha amaboko imigozi ibirago umukeka nibyo bisoza gusa ibintu byose baboha icyo cyose kitaboha ntabwo gisoza umuhayiha sibyo n'ibindi bimeze bityo ibindi byose birarangira ibibohwa byose bisaza bisozoreka nibyo basoza yego ariko uyu munsi uvuze gusoza ukayavugira ahantu abantu babigira ikibazo abantu bose batakura bashyira mu busambanyi ngo kurangiza ariko njyewe n'ikinyarwanda nzi nta no babita kurangiza babyita gute ni ugusohora aho usanga abarokora bavuga ngo gusohora ngo byarasohoye sibyo ngo byose byasohowe none se reka nkubaze mbabaranije mu kiganiro kitari icyanjye sibyo hari ibintu tugomba kujya tuvuga amazina yabyo kugira ngo abantu bisobanukirwe udatinye kuko n'abandi ntibatinya tuvanye mu nyito dukoresha za siyansi ukoresha yego supamuzi ni iki mu kinyarwanda inanga harimo intanga harimo n'amasohora byose gusa tutagiye kure cyane nubwo tukiri kuganira intanga ni izitera inda ntabwo ari bisobanure cyane ko simbizi sibyo muri siyansi ntabwo nyizi banamba bari bataza kunyumva n'abandi bantu ariko ngiye ko nari mbizi cyangwa mbyumva mbizi yugana n'abandi bantu bo hambere abantu basohoraga amasohora yego sibyo ibi byo kurangiza n'ubundi byavutse nyuma telefone nshya yasohotse telefone nshya yasohotse urumva rero ibintu bigenda biza ariko noneho icyambabaje ni uko bashaka kubikurura noneho ngo twice n'ibindi bintu njye ntinya kuvuga ururimi rwanjye rw'ikinyarwanda none uvuga abantu bumva ari ikibazo ngo kubera ko noneho bityo bizageza igihe dusange ururimi rwacu ruvuyeho ntabwo ari byo urumva tugomba kumenya ururimi rwacu tukaruvuga neza n'iz'amahanga ndazubaha ariko ijambo gusoza ntabwo rikoreshwa ahantu hose rifite aho rikoreshwa n'aho ridakoreshwa umuntu waboshye inkoko arayisoza yego umuntu waboshye igitaro sibyo uwaboshye igitebo hari n'urutaro yego sibyo hari byinshi baboha iyo byose baboha barabisoza birasozwa bigira intango bikabohwa bigasozwa bikagera ku musozo iyo bigiye gusaza bisaza bisozoreka
bisaza bisozoreka. Abantu rero bituyobya rwose ururimi rwacu, umuco wacu, twatangiye tubivuga bigenda byitwuzuza neza, kandi ntago ari bibi kuba wabivuga uko biri, ariko ni ukora ibintu bidakwiriye uzitwara amazina y'Ikinyarwanda bakwita. Ese bwa ruzi ko no kwisiga mu koroko bura tubigiyemo neza twasanga ari ikibazo kizaba ikindi kiganiro. Murakoze cyane Andrew, urakoze kubana natwe uyu munsi. Nibutsa ku byo twaganiriyeho habanza, twabanje gusobanura icyitwa umuco aho uhuriye n'ingeso. Ingeso mu byo twize n'ingeso aho bitandukanira, ariko abantu benshi bagenda bihuza. Yego, hari aho babihuza bidahura, bifite ukuntu bitandukana. Bo kubyitiranya, mwe kubyitiranya. Ingeso ni ikintu kibi, ingeso ni imyitwarire mibi. Yego. Hanyuma umuco ni umuco, ni ikikuranga. Umuco uraturanga, ururimi rwacu rukaduhuza, niko biza kumvikana neza. Ngira ngo rero twumvishe byinshi bitandukanye kuri iki kiganiro cy'uyu munsi. Andrew, ijambo rimwe wabwira urubyiruko noneho ujyaniye n'ikiganiro tuganiriye, ubundi tugasoza. Icyo nabwira urubyiruko ni gito. Icya mbere ni uko kumenya ururimi rwacu rwabo, batabyita ibinyarwanda bakabyita ikinyarwanda, bakabikunda bakabisigasira, ni byiza cyane. Buriya biranagoye kumubwira ko ukunda igihugu udakunda ibyacyo. Yego, sibyo? Cyeka niba ugikunda ko indi wonye ugikuramo, ariko ni byiza gukunda igihugu cyawe n'ibyacyo. Ariko ntibivuze ko ugomba guhera aho gusa. Ugomba kwiga indimi z'amahanga, tukazikoresha, tukazihahisha, tukazihahisha ibyagufasha no kubaka neza bya bindi by'iwanyu. Ubwo nibwo uri umunyarwanda mwiza wuzuye, kandi ntabwo waba usebye kubera ko akuze igihugu cyawe cyane. Ku rubyiruko rwose kwakunda igihugu cyabo, nibo mbaraga z'igihugu, nibo dukeneye ejo hazaza, nibo zaba bakirwanira, nibo zaba ubundi ni inshingano z'umuntu ukiri muto wese gukunda igihugu cye, kandi kugikunda neza, kubishimangira, ni ukunda n'ibyacyo. Mu byacyo rero bikigize, mu bikiranga harimo ibikiranga, harimo n'ibiduhuza mu ncamake. Yego. Ku bantu bakuru rero, icyo nabwira abantu bakuru nkanjye n'abandi utabona bari munsi yanjye gato, batari urubyiruko, bikwangiza ururimi n'umuco nkana, kuko no kwangiza igihugu. Niba uzi ko ubikora ubizi, cyangwa ubikora nkana, cyangwa ubikora wigana gusa nta kibazo kirimo, urimo urahemukira igihugu cyakubyaye. Urimo urangiza urubyiruko, kandi bagumye kukureberaho ibyiza byinshi biva muri uwo muco uturanga, uva muri urwo rurimi rwacu ruduhuza. Rero bibyica nkana, ariko n'abatabizi kubera impamvu zitandukanye. Hari abantu ibi tuganira ashaka kuba batabizi, ahatari badashaka kubivuga, yarisanze ntabyo azi. Ni byiza ko waza tugafatanya, twese tugashyira hamwe, tugashaka ibyo tudafite, ariko twese tugahuriza hamwe mu kurinda, mu kurengera, mu kubungabunga umuco ururimi rwacu. Birababaje cyane kubona hari umunyamahanga uza mu Rwanda w'umushinwa akahamara imyaka 5, yego, akavuga ikinyarwanda akarusha umuntu urimo hano ufite sina nyina n'abanyarwanda batigize barenga umupaka. Tuzabivugaho mu isi za kuza, hari nibirebere, ariko uko ufite tuganira twungurana ibitekerezo. Ndabizi neza yuko abanyarwanda bakunda ururimi rwabo, aho watana gakeya. Yego, turahaye ibyo tubagira inama, ako tunafatanye, kandi turabakunda cyane abanyarwanda, bagenzi bacu, inshuti zacu, n'abavandimwe, n'abana bacu, n'abashiki bacu. Urumva harimo abanyarwanda, abanyarwanda
murakoze cyane rero. mwakoze Andrew, urakoze cyane ku bw'uyu munsi. Yego n'u Rwanda. Yego naho ubutaha rero ibuke gukanda subscribe ndetse usharinge video wayikunze. Abanyarwanda bayitwimiriye. Gukanda nibiguhombye. Ntibigutera ubukene. Cheka ni umutima mubi gusa ariko ubundi umutima mwiza w'umunyarwanda yabaye kwimira iki kuko kandi hano nyine ni aho kuganirira rwose ni ibintu bizahoraho. Nawe kandi kaze wifuza kutusanga cyangwa kutuganiriza watwandikira cyangwa se ukanateraho comment hasi hano tukaba turi kumwe. Urakoze rero ukomeze ugira ibihe byiza. Murakoze cyane mwese.